Nshuti bakunzi bacu, reka nongere mbifurize kugira igicamunsi cyiza. Uyu mwanya nanone tugiye kubagezaho abami 10 bashatse abagore benshi kurusha abandi mu mateka y'u Rwanda. Mu bami 28 batwaye u Rwanda mu myaka isaga 870, ni ukuvuga 1901 kugeza 1960. Ingoma ya cyami yamaze igasimburwa na repubulika. Hari abagize amateka yo kuba barashatse umugore urenze umwe ku mpamvu zo kubakunda cyangwa iza politiki. Ikizwi neza ni uko urushako rw'abami b'u Rwanda rwagengwaga n'abiru bifashishijwe indagu. Hari igihe umwami yashakaga abagore benshi bo guhishira umugore w'ingabwa, ari nawe watangwaga nk'indagu kuzavamo umugabekazi uzabyarira u Rwanda umwami ngo hato atamenyekana hakiri kare. Umwami Yuhi wa V Musinga yatwaye u Rwanda kuva mu 1896 kugeza mu mwaka w'1931. Niwe mwami waciye agahigo ko gushaka abagore benshi kurusha abandi bami bamubanjirije ndetse n'abatware u Rwanda muri rusange, aho yashatse abagore 21 bakabyarana abana 43. Benshi mu bagore Musinga yashatse bakomokaga mu muryango mugari w'Abega, aho yibanze cyane kuri babyara be bakomoka kwa basaza ba nyina na Kanjogera. Undi mwami wa kabiri washatse abagore benshi ni umwami Kigeli wa IV Rwabugiri. Umwami Kigeli wa IV Rwabugiri ni mwene Rwogera rwa Gahindiro na Murorunkwere wa Nzirumbanje. Yatwaye u Rwanda kuva mu 1853 kugeza mu mwaka wa 1895. Ni umwe mu bami baciye agahigo ko gushaka abagore benshi, aho yayingingaga umuhungu we Musinga. Yashatse abagore 20 babyarana abana 17. Abagore be yari yabagabanyijemo ibyiciro ashingiye ku cyubahiro bahabwaga ibwami, barimo amatsinda atatu ariyo amagaju, abaterambabazi, abatahanashyaka, abakina n'inyamibwa. Nubwo amateka adutekereza ko Rwabugiri yagiraga imico yo gukunda abagore, ariko nanone adutekereza ko mu cyamuteye gushaka abagore benshi ari uko yari afite ingoro nyinshi mu gihugu. Byatumye ashaka abagore benshi bo kuzibamo no kuzikemura, banacunga imitungo yazibagamo n'abagaragu. Mu bami 28 batwaye u Rwanda bagize ingoro 120, nyamara umwami Rwabugiri yari yihariye 38 ari umwe. Hariho amateka atugaragariza ko nubwo yari afite abagore basaga 20, hari abagera ku 10 atigeze abyarana nabo kubera kubura umwanya wo gusabana nabo, kuko kenshi na kenshi yabaga yibereye mu mahanga yagabyemo ibitero. Undi mwami wa gatatu mu bami 10 bagize abagore benshi mu Rwanda, umwami Yuhi wa II Mpazimaka. Umwami Yuhi wa II Mpazimaka ni mwene Gisanura cya Nyamuheshera na Nyamarembo ya Majinya, watwaye u Rwanda ahasaga mu 1642 kugeza mu 1675. Ni umwami wa 18 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Inkuru yamamaye mu Rwanda kugeza n'aho abakiri bato babihinduye iciro ry'imigani, ni iy'uko Mazimaka yakundaga abagore bikomeye kandi akagira ifuhe ryinshi.
ahubwo akivuga ahitamo kuyica kugira ngo se Mazimhaka ahamusange amwice. Nubwo amateka atagaragaza umubare Mazimhaka yashatse, ariko agaragaza ko yashatse abagore benshi. Abazwi barimo Kirongoro, Kiranga na Kinkunde n'abandi babyaranye abana b'abahungu 14. Undi mwami ni Gihanga I Ngomijana. Umwami w'u Rwanda Gihanga I Ngomijana ni Mwenekazi na Kizira na Nyirarukangaga rwa Nyamigezi. Ni umwami watwaye u Rwanda asaga mu 1191 kugeza mu mwaka w'1124. Akaba ari nawe wabimburiye abandi mu gutwara u Rwanda. Yaciye agahigo katigeze kagerwaho n'uwo ari we wese ko kuba ari we wahanze u Rwanda, agakura umuryango we w'Abanyiginya mu busembere barimo mu ngoma y'Urweya rw'Umubari bari bamazemo imyaka iyingayinga 400. Hagati y'umwaka wa 700 n'1191, amateka agaragaza ko yashatse abagore 4 babyarana abana 9. Urushako rwa Gihanga rutandukanye n'urw'abandi bami bazwi ko bashatse abagore benshi, aho we yashatse abagore benshi kubera impamvu za politiki. Gihanga yasanze imiryango y'Abasinga n'Abazigaba yironda mu miryango yabo, nta n'umwe ushobora kujya gushaka mu wundi muryango, nuko yadukana ikintu kitari gisanzwe mu bihugu by'abasangwabutaka cyo gushaka abagore 4 badasangiye inkomoko na we. Gihanga yashatse Nyirampirangwe wa Rwaba akaba Umwenengwekazi wo mu Bugwe. Ashaka na Nyangobero wa Ngabo akaba Umushikazi wo mu Nyabungo. Anashaka na Nyamususa wa Jeni w'Umusingakazi na Nyirampingiye na we w'Umusingakazi wo mu Budaha n'Ubwishaza. Uku gushaka abagore benshi kandi badahuje inkomoko byari bigamije kurushaho kwiyegereza abasangwabutaka, Abasinga, Abazigaba n'imiryango ibakomokaho, kugira ngo guhuza nabo bizorohe. Ariko kandi byanakabuye ikintu gikomeye mu mateka y'u Rwanda, kuko gushaka mu bo mudahuje ubwoko byahise byinjira mu migenzo, imibereho n'imibanire y'Abanyarwanda. Undi mwami ni Mibambwe Sekarongoro Mutabazi. Uyu ni mwene Mukobanya wa Rugwe na Nyabadaha ya Ngonga. Yimye ingoma ahasaga mu 1411 kugeza mu 1444. Ni umwami wa 11 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Sekarongoro nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi, ariko amateka agaragaza 2 gusa barimo Matama ya Bigega na Shetsa bakundaga kwita Nyirahondi. Ikindi azwiho nuko yabyaye abana benshi, cyane cyane abo babyaranye na Shetsa, ari naho umugani w'inyarumbo za Nyirahondi waturutse. Babona umuntu ufite abana benshi baburiye uburyo, bakavuga ngo bene naka ni inyarubondo za Nyirahondi. Umwami Yuhi wa II Gahima. Umwami Yuhi wa II Gahima ni mwene Sekarongoro na Matama ya Bigega. Nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi, ariko amateka atugaragariza 2 gusa barimo Nyirangabo za Nyantabana na Nyankaka wa Samukende, aho babyaranye abana bagera ku 8. Undi mwami ni Umwami Ruganzu wa II Ndoli. Umwami Ruganzu wa II Ndoli ni mwene Cyamatare cya Gahima na Nyabacuzi ba Kibogora. Yimye ingoma ahasaga mu mwaka w'1510 kugeza mu mwaka w'1543. Ni umwami wa 14 mu bami batwaye u Rwanda. Amateka yerekana ko yashatse abagore 2 babyarana abana 2 bonyine. Abo bagore yashatse barimo Nyirakabugo babyaranye Semugeshi wamuzunguye ku ngoma na Nyiranzige babyaranye Nyirantebe. Undi mwami ni Cyilima wa II Rujugira. Umwami Cyilima wa II Rujugira ni mwene Mazimhaka za Gisanura na Kirongoro cya Kagoro.
yatwaye u Rwanda ahasaga mu w'1675 kugeza mu mwaka w'1708. Ni umwami wa 19 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Cyilima Rujugiro nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi nubwo amateka agaragaza babiri barimo Kirongoro cya Karogoro na Rwesero rwa Muhoza. Abagore bose Rujugiro yashatse bazwiho kuba yarabyaye abana benshi kandi bakundanaga cyane ndetse nibo baje guhabwa igisingizo kigira kiti abatangana bene Rujugira. Ijana rizira imisago. Umwami Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Umwami Kigeli ni mwene Rujugira rwa Mazimpaka na Rwesero rwa Muhoza. Yatwaye u Rwanda ahasaga mu w'1708 kugeza mu mwaka w'1741. Mu bagore Kigeli Ndabarasa yashatse harimo Nyiratatamba rya Sesonga na Marwa za Rutabana. Abagore bose Rujugira yashatse bazwiho kuba yarababyaye abana benshi, abazwi bakaba bagera kuri 14. Undi mwami ni umwami Yuhi wa kane Gahindiro. Umwami Yuhi wa kane Gahindiro mwene Sentabyo bya Ndabarasa na Nyiratunga wa Rutabana. Yatwaye u Rwanda ahasaga mu w'1746 kugeza mu w'1802. Ni umwe mu bami bashyize imbaraga nyinshi mu murage w'u Rwanda, maze arawubaka karahava. Biri n'amahire kuko ingoma ye yamaze igihe kirekire kuruta izindi zamubanjirije n'abamuherutse, kuko yamaze imyaka isaga 56. Ni umwami wa 22 mu bami 28 batwaye u Rwanda. Yuhi Gahindiro nawe azwiho kuba yarashatse abagore benshi, icyakora amateka atugaragariza umwe gusa ari we Nyiramongi wa Gaga wari nyina wa Rwogera wazunguye se Rwogera ku ngoma. Abagore bose Rujugira yashatse bazwiho kuba yarabyaye abana benshi, abazwi bakaba bagera kuri 14. Nshuti bavandimwe, ngabo abami bagize abagore barenze umwe mu mateka y'u Rwanda rwo hambere. Murabeho mugire amahoro y'Imana nk'uko mpora mbibifuriza. Gusa ntimwibagirwe gukora subscribe, share na comment. Murakoze.